Uwiteka hira imibereho yacu. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imigani 28:13. Nshuti bakundwa, twongeye kubaha ikaze muri iyi minsi 10 y'amasengesho mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ikaze ku munsi wa kabiri w'amasengesho wacu mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mukomeze gusenga no kuzirikanana aho muri hose. Mukomeze kandi gusengera abayobozi b'itorero. Mukomeze gusengera kandi abigisha bagiye batandukanye. Mukomeze kandi gusengera abigisha ndetse n'abakorerabushake bahitamo gutanga ubutunzi bwabo ndetse no kwitanga ubwabo bagakora ivugabutumwa ryo kuri murandasi binyuze mu itangazamakuru nk'uko twabisabwe n'itorero cyangwa se nk'uko twabisabwe muri gahunda y'amasengesho y'iminsi 10. Kandi mwibuke gusengera ibigo bitandukanye, haba iby'itorero bifasha nka DRA cyangwa se ibigo by'amashuri za primaire, za segonderi, za kaminuza ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye byubakiye ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ngo bikomeze gukorana, bikoreshwe n'Imana. Bigishwa bagenzi banjye, ndabatashya kandi mbasuhuza. Njyewe ubatashya ndi mwene so Theophile Byukusenge. Aho uri kandi ukurikiye ibi byigisho ni kuri Kwiringira TV. Amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri wowe. Mbibutsa ko natwe mwakomeza kudusengera kugira ngo Uwiteka akomeze kubana natwe. Muri iyi minsi 10 yo gusenga cyangwa se iminsi 10 twahariyemo Imana kugira ngo twiyunge nayo kandi tuyisenge. Nifuje cyane ko mbere y'uko twajya dutanga cyangwa se twajya dutangira ikigisho cy'umunsi cyo gusenga muri iyi minsi 10 yo gusenga, ndifuza ko twakomeza kwigana nanone kandi iki gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 by'umwihariko mu cyigisho cyitwa kwatura kwemewe. Ni icyigisho kijya kujyana neza n'ibi byigisho turi kwiga. Ntabwo nzajya ngisoma cyose, ahubwo nzajya nsoma byibuza ibika 2 maze mbone gutangira icyigisho nyirizina cy'iminsi 10 yo gusenga. Ariko kandi nzajya nsoresha n'igitabo cyitwa ivugabutumwa nanone kuri paje ya 522 ku gice cyitwa ubutumwa bwiza, ubutumwa buzatsinda. Reka Uwiteka abane natwe. Mbere yuko ntangira mu nkundire nsenge. Uwiteka Mana ishobora byose, turakwinginze ngo muri gahunda waduhaye yo kwiyunga nawe ukomeze kubana natwe. Turasabira kandi abari kutwumva bari mu ngo zabo, abari kutwumva bari hirya no kure. Turakwinginze ngo Mana uyobore intekerezo zacu twese, maze haba njyewe uvuga n'abumva ntaba ari twe Mana, ahubwo ukorere mu ntekerezo zacu. Aho turi dupfukamishije amavi n'imitima yacu ndetse n'ay'imibiri kugira ngo utwumve. Uwiteka utubabarire maze utweze udutunganye. Uduhe kubabarira bagenzi bacu baducumuyeho, ndetse kandi natwe uduhe gusaba imbabazi bagenzi bacu twacumuyeho. Ha itorero ryawe umugisha. Ibigo bigiye bitandukanye by'itorero ukomeze kubiha umugisha. Ukomeze guhira no guha umugisha no guha imbaraga abitangira umurimo wawe aho bari mu ngeri zose, ndetse natwe utugenzereze uko nguko. Ngaho rero hira itorero ryawe uriho umugisha, ndetse kandi urihe gusukirwa na Mwuka Wera, urihe gusukirwa n'imvura y'itumba kugira ngo bavuge kandi bahamye ukuri kw'ijambo ryawe. Ngaho rero tugiye kubana muri gahunda by'umwihariko abakurikiye kuri umuyoboro wa YouTube wa Kwiringira TV ukomeze kubaha umugisha, ndetse n'abandi bazabyumva ku miyoboro igiye itandukanye, haba ku ma WhatsApp, ku ma Facebook ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, barimo ababyumva bari mu ngo zabo. Ukomeze kubaha umugisha no kubarinda muri byose. Bana natwe muri uyu mugoroba ndetse no mu yindi minsi yose, uturinde kandi duhire, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
ugumisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Igice cya 78, kwatura kwemewe. Mbese abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bemerewe kwatura ibyaha? Mbese ni ubuhe buryo bwiza bagomba kubyaturamo? Ibisabwa ngo umuntu abone imbabazi z'Imana biroroshye, ni by'ukuri kandi birumvikana. Ntabwo Uwiteka adusaba gukora ibintu bimwe bitubabaza kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntabwo kandi dukeneye gukora ingendo nyobokamana ndetse kandi zinaniza cyangwa kwiha ibihano bitubabaza imibiri yacu kugira ngo imitima yacu ibe yakwemererwa n'Imana, cyangwa ngo ibicumuro byacu bikunde bihanagurwe. Ahubwo uwatura icyaha cye kandi akakizinukwa azababarirwa. Iri ni isezerano ry'agahozo ryahawe umuntu wacumuye kugira ngo rimutere umwete wo kwiringira Imana yuje urukundo kandi ngo ashakire ubugingo buhoraho mu bwami bwayo. Dusoma ko Daniyeli umuhanuzi w'Imana yari umuntu ukundwa cyane n'ijuru. Yari afite kandi umwanya w'icyubahiro ibwami i Babuloni, kandi yakoreye ndetse yubahisha Imana haba mu bihe byo kugubwa neza no mu bihe by'ibigeragezo. Ariko nanone kandi yicishije bugufi kandi yatura icyaha cye n'icy'ubwoko bwe mu gahinda gakomeye kandi kavuye mu ndiba y'umutima. Yaravuze ati, Uwiteka, twaracumuye, tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye rwose, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe n'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu bihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye kure ubahoye ibicumuro bagucumuyeho, nk'uko tubisoma muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza uwa 7. Dore murabohowe, nuko mugende. Umunsi wa 2, mugendane n'iby'ubwami bw'Imana bugira nyambere. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza uwa 8. Umwanya wo kwihererana n'Imana. Isengesho. Cukumbura mu ijambo ry'Imana. Soma mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 6 ndetse ugeze uwa 8. Mbese ni igiki abo bigishwa bari bashize imbere cyari mu bitekerezo byabo? Mbese ni igiki Yesu yari yashize imbere cyerekeranye n'abigishwa be? Mbese ni ibihe bintu ushyira imbere bifata umugabane munini w'imbaraga zawe kurusha ibindi byose? Amagambo yakuwe mu nyandiko ya Ellen White cyangwa se mu nyandiko za Ellen White. Mbere y'uko Kristo azamuka mu ijuru, yahaye abigishwa be inshingano yabo. Yababwiye ko bagomba gusohoza umugambi we wo kuraga isi ubutunzi bw'ubugingo buhoraho. Yarababwiye ati, mwabaye abahamya b'ubuzima bwanjye bwo kwitangira abatuye isi. Mwitegereje imirimo nakoreye Abisiraheli, kandi ubwo bwoko bwanjye butaje aho ndi ngo bubone ubugingo. Nubwo kandi abatambyi n'abakuru bankoreye ibyo bifuzaga, nubwo kandi banyanze, bazongera bahabwe andi mahirwe yo kwemera Umwana w'Imana. Mwiboneye ko abansanze bose batura ibyaha byabo mbakirana ubuntu. Uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Bigishwa banjye,
mbashinze ubu butumwa bw'imbabazi bugomba gushyirwa abayuda n'abanyamahanga, uhereye ku Bisirayeli maze ukageza ku mahanga yose, indimi zose n'amoko yose. Abizera bose bazakoranyirizwa mu itorero rimwe, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, paji ya 20. Icyifuzo isengesho rikwiriye kwibandaho. Fata ibyo wita iby'ibanze mu mibereho yawe ubyegurire Yesu Kristo, kuko ari umwami. Saba Imana ko ubwami bwayo bugira ikintu cy'ibanze mu mibereho yawe. Uruziga rw'umuryango n'inshuti. Umwitozo w'ihuzabikorwa. Rarika kandi abantu bose bafunga amaso yabo. Mbese uri kutwumva, wowe uri gusenga uko rutya? Mwese nimufunge amaso yanyu, mwitunganye, mujye ku murongo ugororotse. Mubasha gukoresha amajwi yanyu yonyine kugira ngo mukore uwo murongo. Niba kandi mumaze gukora uwo murongo, nimufunge amaso yanyu. Mbese mwese mwabikoze? None se niba mwabikoze mute, cyangwa twabikoze dute? Igisubizo ni twabikoze, twafunze amaso yacu maze turasenga. Gusenga dusaba guhabwa Mwuka Wera. Nimusengere hamwe muti: Mwami, humuza amaso yacu Umwuka Wera, kugira ngo tube umwe mu murimo waduhaye. Cukumbura mu ijambo ry'Imana. Soma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 6 ugeze wa 8. Gereranya icyifuzo cya Yakobo na Yohana kiboneka muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 35 na 35. Ni ikibazo abigishwa bibazaga kiboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 6. Mbese ni iyihe nsanganyamatsiko yari yihariye ibitekerezo by'abigishwa? Soma kandi Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 7. Mbese igisubizo Yesu yasubije abigishwa ni iki kibwira umuryango wawe cyerekeranye n'ibyo mwibaza ku hazaza h'isi? Amagambo yakuwe mu gitabo cya Ellen White. Inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza niryo tegeko rikomeye ryo mu ngoma ya Kristo. Abigishwa bagombaga gukorana ubwitange, bakorera abantu babararikira kwakira imbabazi. Ntabwo kandi bagombaga gutekereza ko abantu bizana, ahubwo nibo bagombaga kubasanga babashyiriye ubutumwa bari babafitiye. Ibyakozwe n'Intumwa, paje ya 20. Icyifuzo isengesho rikwiriye kwibandaho. Nimukore uruziga, mupfukamire ku mavi yanyu, musenge, nimwunge ubumwe, musabe Imana ibahe umutima wayo wo kwita cyane ku byo yita aho by'ingenzi. Nimusabe gusohorezwa isezerano rya Mwuka Wera kugira ngo muyibere abahamya aho mujya hose. Umuryango w'itorero, ikaze kuramya Imana binyuze mu isengesho. Yobora abantu bose, nimwicarane n'abagize amatsinda yanyu mato. Itsinda ryacu ryo gusenga rirararikira itsinda ryanyu rito gusengera hamwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Nimumara gusenga mu minota mike cyane, murategera amatwi itsinda ryo gusenga riririmbe igice cy'indirimbo. Igihe mugenza mutyo, nyamuneka mujye muhinduranya gusenga no kuririmba. Guhimbaza Imana. Icyambere, amatsinda mato, nimufungure Bibiliya zanyu maze musome muri Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Mutekereze amazina yitwa Yesu agaragaza ibyo ashyira imbere. Urugero, umwungeri. Nimumuhimbarize ayo mazina. Mwese nimuririmbe indirimbo ibafasha guhimbaza Imana. Amatsinda mato. Soma muri Luka igice cya 19 umurongo wa 8. Zakayo yihannye ibyaha bye.
saba Imana igufashe kubaho wihana ibyaha byawe. Mwese nimuririmbe indirimbo zibafasha kwihana. Gusaba. Amatsinda mato, soma muri Yohana 14:16. Senga usabe Mwuka Wera aze abe umufasha wawe, cyangwa atubere umufasha, cyangwa ambere umufasha. Nimuririmbe indirimbo ibegereza Mwuka Wera. Gusenga ndetse n'ubuhamya no gutanga ubuhamya. Amatsinda mato. Nimujye mu matsinda yanyu mato, mukore amatsinda 2 cyangwa 3. Mubaze andi matsinda ikibazo, mbese niki Imana yagufashije gukora mu byerekeye umukoro w'amasaha 28 w'ejo hashize. Umukoro w'amasaha 28 w'ejo hashize. Mu masaha 24 ari imbere, gira ubwo uzimya ibikoresho bya elegitoronike. Mu gihe cy'iminota 10, soma Zaburi ya 46. Wiherereye wowe n'Imana mwenyine. Shimira Yesu Kristo kubwo kuba Imana nzima. Saba Mwuka Wera ashyire mu mutima wawe umuntu runaka, maze umusangize ibyifuzo Yesu ari muzima. Soma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere uhere ku murongo wa 6 ugeze uwa 8 kugira ngo utegure umunsi w'ejo. Munkundire mbere y'uko nkomeza mbanze mbasomere by'umwihariko igice cyangwa se igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 6 kugeza ku 8 nk'uko bakomeje kugenda bawuduha. Haragira hatya hati: nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kubimenya iby'iminsi cyangwa se ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, ibicu biramubakingiriza. Umwitozo w'ihuzabikorwa. Yobora abantu bose, hagararana n'abagize itsinda ryawe rito mu ruziga. Tekereza umurimo umwe w'ingenzi cyane uri ku rutonde rw'ibyo ugomba gukora muri iki gihe. Urugero: kwishyura fagitire, gukora umwitozo ngororamubiri yo kwiruka cyangwa se gukoresha imodoka. Nimufate umuntu umwe mugaragaze iyo mirimo bucece. Abandi nabo bagaragaze gutahura icyo uwo mugenzi wabo yavuze. Twese dufite ibyo dushize imbere byinshi, ari ibyihutirwa n'iby'ingirakamaro kurusha ibindi byose. Ariko se ni ibihe Imana yita iby'ingenzi kuri twebwe? Kuramya Imana binyuze mu ijambo ryayo. Amatsinda mato. Soma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 6. Ku murongo wa 6 haravuga ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isiraheli? Ndetse na Matayo 6 umurongo wa 33 baranditse ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ni mu buhe buryo amagambo ya Yesu aboneka muri Matayo 6:33 atanga ubusobanuro ku magambo ye aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7? Soma Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 11. Mbese ni iki twakwigira muri iyi nkuru
ku byerekeranye n'impano y'igihe n'iby'ingenzi. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 11. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ku murongo wa 11, ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Mbese ni iki twakwigira muri iyi nkuru ku byerekeranye n'impano y'igihe n'iby'ingenzi kuri twebwe? Amagambo yakuwe mu nyandiko za Ellen White. Abigishwa bagombaga kujya mbere bakora umurimo wabo mu izina rya Kristo. Ijambo ryabo ryose na buri gikorwa byagombaga kwerekeza ku izina rya Kristo. Abigishwa bagombaga kujya mbere bakora umurimo wabo mu izina rya Kristo. Ijambo ryabo ryose na buri gikorwa byagombaga kwerekeza ku izina rya Kristo, ryo rifite ya mbaraga ikomeye yo gukiza abanyabyaha. Ukwizera kwabo kwagombaga gushingira kuri we, soko y'imbabazi n'ubushobozi. Bagombaga kandi kubwira Data wa twese ibyifuzo byabo babifatanyije mu izina rye, maze bagasubizwa. Bagombaga kandi kubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwami n'Umukiza wera. Izina rya Kristo niryo ryagombaga kuba ibanga ryabo, ikimenyetso kibatandukanya n'abandi, umurunga hagati yabo, umuyobozi w'icyerekezo cyabo n'isoko y'intsinzi yabo. Nta kintu na kimwe cyagombaga kwemerwa mu bwami bwe kitagaragaramo izina rye kandi kidafite ikimenyetso cye. Ibyakozwe n'Intumwa, paje ya 20 ndetse na paje ya 21. Icyifuzo, isengesho rikwiriye kwibandaho. Yobora kandi abantu bose, nimusenge musaba kubona ibintu bigirwa nyambere mu bwami bwa Kristo. Nimusenge kandi musaba ko umutima wa Kristo ukunda abazimiye uhindura uwanyu, namwe mukaba abataruwe na Kristo. Icyo duhamagarirwa, yobora abantu bose. Mbese muri uyu mugoroba ni bande bari ahangaha, by'umwihariko ku badukurikiye kuri YouTube, bumva bemejwe ko ibyo bagira nyambere mu mibereho yabo muri iyi minsi iheruka atari ibyo Yesu Kristo yitaho by'ingenzi? Ndabararika ngo mwifatanye nanjye mu gihe dusaba Imana kongera gutunganya ibyo tugira nyambere, kugira ngo bihure n'ibyo umwami wayo kugira nyambere. Umukoro w'amasaha 24. Yobora abantu bose. Nonaha vuga ibintu 4 bya mbere ubona ko ari byo bikwiriye kugirwa iby'ibanze mu buzima, kuba indahemuka ndetse ku bijyanye n'ukuri kw'iki gihe, kwerekeranye n'aho umutima n'ibitekerezo byawe biri. Senga maze usome Yakobo igice cya 2 umurongo wa 5 ugeze ku wa 8. Saba Imana ikubwire ibyo ishaka ko wimiriza imbere kurusha ibindi. Kora urwo rutonde urushyira ahantu uzajye urubona buri munsi. Kubwo gufashwa n'Imana, tera intambwe yo kwizera uyu mwanya kugira ngo ubeho ukurikije ibyo Imana yitaho iby'ingenzi cyane mu mibereho yawe. Soma kandi Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 9 ugeze ku wa 11.
Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo, nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.